On TTV. Mwiriwe neza kandi mwongeye kugira umunsi mwiza. Ni ngewe nsinzi Ernest kuri TTV na On Radio. Muri kano kanya rero nkuko bisanzwe ikiganiro ni Block 7. Nkuko muhora mutekereze Block 7 ni iki? Ari gihe Block 7 ni umuhanda wa karindwi ufunze, ariko uyu munsi w'unguyo hari gihe ushobora kuba ufite ibitekerereze cyangwa n'ahantu ufungiye ukumva kutagira iterambere cyangwa ukumva kutagira ikindi kintu ugiramo ushobora kugiramo uruhare. Sinjye jyenyine rero nazanye n'undi mugenzi wanjye, reka atangira abibwira. Inge Vinka nkuko bisanzwe murabimenyere ko nkora Kid Stock. Arakoze cyane rero nk'ibisanzwe ni Vinka kuri mu kiganiro cya Kid Stock, ariko uyu munsi tugiye gukorana ikiganiro ari buse kumpatira uno mwana w'umusore bimwe mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye agenda ahura nabyo. Nangiye muri kano kanya rero ko ntangiye mubaza se muri kano karere nakahe? Akarere ka Gatsibo. N'akarere ka Gatsibo. Ese amazina yawe? Tuyishimire Omar. Yitwa Tuyishimire. Nk'ibisanzwe rero nkuko turi mu karere ka Gatsibo, ndetse hano akaba ari muri gare ya Kiramuruzi. Ariyo mpamvu hano twaje kugira ngo tuganire n'abana basore batubwiye bimwe mu iterambere, uko iterambere baryumva. Muri Block 7 rero utangira twibaza, ese mu buzima busanzwe niki cyagukomereye kugira ngo ugere kuri ino myaka? Biba ari byinshi, umuntu anyura mu nzira nyinshi. Ukuvuga ngo umuntu aba yateye intambwe, umaze gutera intambwe ukava mu ishuri, iyo wageze urageje kuryiga, bitewe n'ubushobozi bwo mu rugo. Iyo wizeye ushoboye ibyo ko wagerageje aho wagerageje kugera, ukava mu ishuri bitewe n'ubushobozi. Hari igihe ubushobozi bw'iwanyu butari bwinshi cyane, bigatuma unayacikiriza hagati. Birumvikana ko hari inzira nyinshi uhita ucamo nk'umuntu utarangije amashuri, bigusaba gukora cyane imirimo y'ingufu. Ntabwo wize ukora imirimo y'ingufu. Niyo mpamvu rero biba hari intambwe ndende bigusaba gukora kugira ngo ugire aho ugera nyine mu iterambere, kuko ntabwo iyo utagize amahirwe yo kwiga, nubwo biba bigoye nyine kumvira ngo umuntu ntiyagize amahirwe yo kwiga, bisaba nyine gukora cyane kugira ngo uva hamwe ujye ahandi. Ikibazo cy'amatsiko rero ngize, iyo umuntu atabashije kugira amahirwe yo kuba yarabashije kwiga ariko agakora imirimo y'ingufu kugira ngo abashe kugira iterambere, kuko muri rusange hari ibintu dukeneye muri bezo zisanzwe, nko kugira mitiwere, nko kuba mu buzima busanzwe ushobora kuba wabasha kwiyambika, kuba wasangira n'abandi basore bagenzi bawe. Ese iyo uri kumwe n'abantu bize murimo gusangira, wowe utekereza iki mu bwonko? Nta kindi ntekereza nyine ejo hanjye ndeba ko ku myaka yanjye, ku bushobozi bwanjye, biba binsaba nyine nanjye gutekereza bitandukanye nabo. Ko waratekereza arakoresha diplome, arakoresha amashuri yize, ngenda akoresha ubwenge cyangwa se imbaraga bitume mbasha kubaho. Ubwo niyo mpamvu rero nanjye nyine imitekerereze yanjye igomba gutandukana nawe. Already birumvikana ko imitekerereze yanjye igomba gutandukana n'iyabo. Ubwo njyewe ngomba gukora kugira bimwe dusangira, ariko nzi ko hari aho dutandukaniye. Dutandukaniye kuko akoresha diplome, njye ngakoresha iki, imbaraga se cyangwa se ubwenge bundi butari ubwo mu ishuri. Arakoze cyane rero, we avuze yuko kugira ngo umunsi ku wundi mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kugira iterambere akoresha imbaraga ze kugira ngo agere ahantu agera. Ariko uyu munsi uyu nguyu wumve yuko muri kano karere hari umwana w'umusore ushobora kuba afite diplome cyangwa afite na lisansi, ariko akumva yuko nta kintu yakora kugira ngo agire ikintu ageraho kuko nta kazi afite. We yumvishe ko ikintu cya mbere ari ugukoresha imbaraga ze kugira ngo abashe kugira bimwe ageraho. Rero niyo mpamvu muri kano kanya wowe urimo kunyumva uri ahantu hatandukanye, niyo mpamvu ushobora gufata intambwe ya mbere ugakoresha izo mbaraga kugira ngo ugire ikintu ugeraho. Noneho muri izo mbaraga ngiye kumubaza, se ni iki kintu cya mbere yatekereje gukora cyangwa uno musore arimo gukora kugira ngo abashe kuba agira iterambere? Njyewe nyuma yo kubona ko mu rugo ubushobozi bwabo butanyemerera kwiga ngo ndangize,
aho nagerageje kwiga ubwo nakuyemo ubumenyi nyine bunyemera kubasha gusoma, niyo mpamvu nahise ntera intambwe nkavuga ni ngiye mu bucuruzi. Aka kanya nkora ubucuruzi buciriritse. Nibwo nkora buciriritse bumfasha nyine kuba nashaka iryo terambere rirambye, already yenda buzagenda bwaguka anytime. Ese mu bucuruzi ni iki kikugora? Biba ari byinshi, tugorwa n'uko igihugu cyacu gikora, tugorwa n'imisoro, tugagorwa n'ibindi bintu nyine bitewe n'uburyo nyine dukorera mu mucyo nyine mu rwego rw'igihugu dukorera mu mucyo, bigadusaba gukora utanze ayo imisoro itandukanye. Ubwo rero umva nyine ku muntu ukishakisha, hari igihe ushobora no gutera iyo ntambwe y'imisoro ugasanga n'icyo gishoro niho gishiriye cya mbere. Ubwo rero bidusaba gushakisha buryo ki bwose tugomba kubikora mu buryo bwiza, ko ntabwo twakora mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nanone ntabwo byaba ari byo. Ariko iyo bibaye byoroshye nibwo byadufasha cyane, uretse ko ubucuruzi nyine turakiranja gake, ugashakisha nyine ngo urebe ko bikomeza kujya imbere. Arakoze cyane rero, mwumve n'ukuntu afite imitekerereze navuga myiza cyane, yumva yuko no mu buzima busanzwe akwiriye gukora bwa bucuruzi ndetse akagira na kimwe yubaka cyangwa akagira umusingi yubaka akoresheje umusoro. Rero reka mpe mikoro mugenzi wanjye wo muri Kid Stock nawe bakomeze baganira, afite byinshi ari bumubaze ubundi turakomezanya. Guys, murabizi ni ngewe Vinka muri kiganiro ya Kid Stock. Uyu munsi rero turi muri gare ya Kiramuruzi, turi kumwe n'umuvandimwe hano, yaganiriye byinshi na mugenzi wanjye. Ubu ngubu noneho ngendagira ngo nkwibarize ubuzima bw'ahangaha kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere biba byifashe gute ahangaha? Ubuzima bitewe n'ahari burimo, ubuzima hari igihe buba ari bwiza, ntabwo igihe cyose bihora ari byiza, nta nubwo igihe cyose bihora ari bibi cyane, mbega biba biri hagati. Ni ukuvuga ngo hari igihe biba biri hejuru, biri hasi mu mikorere, hari igihe bikunda, hari igihe byanga. Ureba hari ibibazo bizamo, urareba hari igihe duterwa n'ibintu tutazi nko mu karere kacu, bitewe cyane n'imiterere y'akarere kacu n'uburyo gateye, imikorere yako, ntabwo igihe cyose biba ari byiza, mbega biba biri hagati na hagati. Urumva ko hari imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo, ibintu byose ntabwo byahora ari byiza, birumvikana. Ahangaha muri iyi gare ni izihe mbogamizi mugira cyane mwebwe mukorera mwanga, mucururiza mwanga? Nabonye harimo ibikorwa bigiye bitandukanye bitewe nyine n'ukuntu iminsi igenda ishira, ibintu bigenda bihinduka, birumvikana. Ni izihe mbogamizi mugira abantu bakorera mwahangaha, byajya kuri leta cyangwa se wenda abantu mwaba mukorana mu bisanzwe? Ni izihe mbogamizi mugira hano muri gare? Imbogamizi zacu ziba ari nyinshi, dufite uburyo dukoramo n'abafatanyabikorwa bacu dukorana. Hari igihe bashyiraho kondisiyo zigoye zo kuba dukorana nabo, kondisiyo zidusaba gutanga ibiri hejuru kugira ngo tube tubashe guhagarara mu hano. Dutanga ibiri hejuru y'ibyo twakaye tugira gute dutanga kugira ngo dukoreremo hano, kuko bitewe n'uburyo ducuruzamo, hano usanga ntabwo ngo byemewe cyane muri sosiyete, bakadusaba ibiri hejuru y'ibyo twakabaye tugira gute dutanga. Either hari ukuntu umuntu wenda wakabaye uvuga ngo ndakoresha, ndasohora bije y'imisoro yenda ihagaze yenda nk'ibihumbi 5, ni urugero. Ariko kugira ngo kubera umwanya urimo utagufa, utari ngo utemewe neza 100%, bikagusaba ko utanga ibihumbi 10 kugira ngo ukorere muri wa mwanya. Ubwo urumva izo ni imbogamizi zirimo. Urakoze cyane. None se wowe wumva ko bakongeraho iki cyangwa bakuraho iki kibabangamiye cyane ku buryo gituma nyine mudakora neza, birababangamira umunsi ku wundi? Ni icyo bumva bakuraho cyangwa bakongeraho kugira ngo iyi gare ya Kiramuruzi igende neza cyangwa ibikorwa bikomeze kugenda neza bitababangamiye, bitabangamiye n'iyo leta? Ni icyo bumva bakuraho cyangwa bakongeraho kugira ngo bikomeze kubafasha umunsi ku wundi? Ibyo bakuraho
so hari igihe usanga twatanga ko ibyo bakuraho ariko nanone ugasanga bifite izindi ngingo bigonze bitatwemerera bitewe nyine nuko nakubwiye ko akazi dukora uburyo dukoramo ushobora gusanga atari bwiza cyangwa se budakunzwe. Ubwo hari igihe twebwe twakibwira ngo ibyo bakuyeho ibyo bakuraho ariko byo bikabagonga mu bo tubisaba. Ubwo rero tugomba kwihanganira imikorere dukoreramo tugakora muri kondisiyo zo batubwiye zo bashaka, ariko twebwe ntabwo twashyiraho kondisiyo ko hari byinshi tuba twifuza ariko ntabwo byo wifuza byose ariko wabigeraho. Niyo mpamvu rero hari ibyo twasaba ahubwo bakongeramo ni ukudusabira uburenganzira buhagije bwo kutagira izindi mbogamizi yenda ibyo bongeramo ibihari byo twabishima tukabikoramo muri kondisiyo zimwe na zimwe uko zije nyine niko twazikoreramo, ahubwo ikibazo ni inyongera zazamo zindi ko hari ibyo tuba twumva byakiyongeramo byagabanyuka. Ibyo ni byo kibazo, naho ubundi tugumye muri kondisiyo turimo nta kibazo, ahubwo ikibazo byaba ari ukuzamura izindi ngingo zo kongeramo. Urakoze cyane. Rero mugenzi wanjye arakoze kunsubiza neza ko afite ibitekerezo byiza, afite byinshi yakuganiriza, afite byinshi wamwigiraho cyangwa se mwakigana muri kumwe hano muri gare ya Kiramuruzi. Urumva ko hari abantu bagifite ibitekerezo, hari abantu nubwo wenda ataba afite uburyo bw'imikorere nk'uko yagiye abivuga, hari ibintu bibagonga, hari ibintu byinshi nyine bacamo bitari byiza cyangwa byaba ari byiza nabyo. Urumva ko nawe afite ibitekerezo kandi byagutse. Rero yangiye Vinka, reka nsubize mikoro mugenzi wanjye. Arakoze cyane rero Vinka kuri bimwe baganiriye byiza cyane. Dusoza sinabura kumubaza ngo ni irihe somo mu buzima ryamubayeho yakwigisha abandi? Isomo ryambayeho nakwigisha abandi ni uburyo naba naravuye mu masomo yanjye y'ishuri kuba ntarize nyine nk'uko bikwiye. Ibyo ni isomo nakwigisha umuntu ko urubyiruko kwigiye mu Rwanda ni ugukora icyo umuntu yize, ni ukuvuga ngo ntango utuntu dutoya tw'imbogamizi twakugonga ngo uvuge ngo ndava mu ishuri. Ni ukuvuga ngo ugomba leta yashyizeho uburyo bwiza, leta yacu dushimira yashyizeho uburyo bwiza bwo kwiga, abaciriritse abari hejuru, buri muntu wese mu Rwanda agomba kwiga, nta mpamvu n'imwe yatuma umwana w'umunyarwanda areka ishuri. Ubwo rero niyo mpamvu njyewe byangonze bikangonga, ni ryo somo naho umuntu ku buryo nawe iryo somo aho naguye nawe atahagwa agakomeza kwiga. Uko yo wize ufite amahirwe menshi, iyo umwana yize ufite amahirwe menshi. Ayo mahirwe no kuba ntafite kuba mfite imbogamizi z'uko nagonzwe n'ubushobozi bukamvana mu ishuri, ariko nanone bitari ngombwa cyane bitewe n'ahantu umuntu aba agenda aca bagenzi be ibyo bamubwira. Niyo mpamvu ugomba kumvira ababyeyi bawe kuyobora ku ishuri, ko nta mubyeyi wifuriza umwana w'ikibi. Ubwo rero abanyumva abandi banabwira ko umwana wese uri mu rubyiruko ukibasha kuba kiri mu ishuri yarikomeza akiga, nibyo byazamufasha ejo heza. Arakoze cyane rero kuba adusangira isomo ry'ubuzima. Isomo ry'ubuzima ni ukuvuga ngo buri mwana wese w'umunyarwanda niyige kandi akomeza ashyireho umuhate. Urakoze cyane rero kuba wabashije kutuganiza. Ikiganiro cyari Block 7, mudukoreshe ya comment. Turabakunda cyane. I love you so much. On TV.